Yes, ikaze nanone bakunzi ba Difference TV twongeye kubifuriza kugira igicamunsi cyiza mwebwe mukurikiye aya makuru. Byifashe bite kuri uyu munsi wa none kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi ndetse yewe nahangaha iwacu mu Rwanda. Gusa ni iwacu mu Rwanda ntago dukunda kuhaza cyane kuko tuba twibanze hariya ku mirwano iri kuhabera ndetse tumenya uko byifashe kugira ngo turebe ko tumenye amakuru itazigera yambuka ikadusanga inahangaha ndetse n'inambuka izaze isanga twiteguye cyane rwose nkuko mwari musanzwe mubizi. Aba bajenerali bakomeje kubivuga cyane ko bazaza bagatwara amamodoka, bagatwara abakobwa bacu n'abagore, ko bari kwiga gutwara amamodoka. Ibyo byose rero tuba tugomba kugira gutya tukabimenya, mwagiye mubibona turanabibabwira. Byifashe bite rero uyu munsi wa none, byagenze bite? M23 kikomeje kwanikira Kisekedi ndetse na n'uyu mu president w'u Burundi His Excellency Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi nanone aba bagabo ba M23 nyuma yo kejo bundi aba barwanyi bose ye coalition ibagize gutya ikaba sa naho ibarushijeho imbaraga gato cyane, ariko bishoboke kuba yari technique yari ikoresheje. Byifashe bite rero uyu munsi wa none yabakoreye iki? Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yakoze agashya navuga ngo kadasanzwe, kuko iyi mirwano yahereye ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 9 z'umugoroba irakomeza, imirwanira komeza bya hatari birangira iyi mirwano igejeje mu gitondo cy'uyu munsi wa none. Imirwano nakubwira ngo yabaye akasamutwe. M23 hano muri Uvira yari yakije umuriro bya danje, ndaje nkubwire uko byarangiye 5/5. Uburundi nanone bwongeye kubona yuko hari izindi mbaraga zikenewe mu gisirikari cyabo. Byagenze bite? Bakoze inama y'akataraboneka barangije bafatamo imyanzuro, ariko umwanzuro bashyize ku mwanya wa mbere mon cher mes amis, ndakubwiza ukuri ko n'umwanzuro nanjye navuze ati ahari uyu mwanzuro ushobora kuzakora, dore ko no mu minsi yashize uyu mwanzuro bigeze bawugerageza urabakundira, ariko abari bagerageje gushyira iyo myanzuro mu bikorwa ibyababayeho cyangwa se icyamubayeho ntabwo ari ikindi kuko byaje kumubera bibi cyane. Si ibyo gusa kuko ahangaha muri Uvira naho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi aho izi ngabo z'abarundi zikomeje kumererwa nabi cyane. Ni nako kandi ahangaha muri Bukavu no ndaje nkubwire yuko ibintu bitoroshye neza 5/5. Gusa nanone ku murongo ndi kumwe na mugenzi wanjye ngiye guhamagara akatubwira neza uko bimeze, ariko mu gihe ntaramufatisha reka mbanze mbabwire aya makuru, ariko mubanze mukore kuri subscribe ndetse na comment mujye muziduha na like, nabyo ni ingenzi bya hatari kabisa muri abantu babagabo. Byifashe bite rero? Reka amakuru yacu tuyahere ku mirwano aho ngaho imbere ku rugamba. Byifashe bite rero? Ku munsi w'ejo imirwano yari iri kuba ku rwego ruri hejuru. M23 byari byakaze ku rwego ruri hejuru. Ndabona mugenzi wanjye amfashe. Yes Mr Pacifique, bimeze bite? Ndakumva neza cyane bwana Fils. Wongera ijwi ariko ndikumva riri kugenda gakeya. Bana bitewe naho ndi niyo gahunda yo kuvuga gahoro. Ariko ntabwo byakubuza kubahereza ku makuru. Okay. So rero ku munsi twerekeje ahangaha kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu munsi wa none hari imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ahangaha muri Warikare. Hari agace bita umusozi bita ngo Nironga, ubundi bakawita Rwankeri. Ndagira ngo usobanure abadukurikiye ukuntu iyi mirwano yatangiye ndetse n'uburyo yaje kurangira kuri uyu munsi wa none. Ngo imirwano ukuntu yatangiye rero byatangiye ngira ngo ni mu masaha mu gitondo kuri kano gasozi ka Ronga nk'uko wari umaze kubivuga. Ariko amakuru mfite bwana Fils, uko ibi bitero byabayeho n'ubundi byari bigizwemo n'uruhare n'abantu barwana ku ruhande rwa Kinshasa bakagerageza kwataka kuri M23, ariko ku bw'imyaku y'akasamutwe baje kuba bahura nabyo
birangira M23 ibakora icyo nakita ko ari nk'amabara, kuko abenshi muri bo bahaguye, abagerageje kubataka baguye kuri urwo rugamba. Birumvikana cyane yuko rero bitari byoroshye. Ntago yes nibyo, ntago byari byoroshye, ariko amakuru ngewe mfite nuko ngo utu dusozi M23 yari turiho, ariko atari twose cyangwa se ngo ibe yadufashe, ariko ngo ibice bimwe na bimwe byari birimo aba barwanyi batatse M23 birangira ngo ibasubije inyuma, ndetse n'ibirindiro byabo ngo ibakuramo, ngo ibavanamo, ngo iberekeza hirya inyuma mu mashyamba ya za Warikare, kuko ngo iyi misozi iri hagati ya Masisi ndetse na Warikare. Ngo byarangira ngo utu duce twose ngo itwigaruriye. Ngi misozi yose rwose yabaye Tombe, kuko dukunda kubivuga, ngo nta murwanyi n'umwe wa Wazalendo waba ukibarizwamo. Ariko bwana Fisi, nubwo bimeze bityo, nubwo biri kuvuga ko nta murwanyi n'umwe wa Wazalendo ukibarizwamo, ariko ngewe nkurikije nuko nabibonye n'ukuntu two dusozi twafashwe baracyarimo. Erega wibuke ko tuno dusozi turimo amashyamba. Turimo amashyamba, turabizi neza cyane za Wazalendo bura ntabwo zijya ziburira uko byagenda uko ariko kose baracyahari. Ahubwo M23 iki keneye ubu ngubu no gukora amasuku, kuko kudufata badufashe ariko ntabwo baradukoramo amasuku. Birumvikana ko ari na za Wazalendo ziba zigize abasivile zikibarizwa mu baturage, isa ku isa ibintu bishobora guhindura isura, bikazi aba bibe abo Wazalendo bakaba aribo bagira iki, bakora ishyano, bakora amabara. Bura ntabwo wakizera ngo M23 bafasha agace kanakanga, ariko nta mirwano yongera kuberamo, isa ku isa y'imirwano yaba. Yes, okay. Gusa nanone reka tuvuge ngo wenda M23 hano yakoze akazi katoroshye cyane kandi kayigejeje ku ntsinzi. Ibi bigaragaza ko n'ubundi iri gusatira iyi Warikare, nta kindi isigaje, kuko izi zapinga nimba imaze kuzifata, ikaba imaze gufata za Kibati yaragize n'utundi duce turi aho hirya inyuma. Byumvikane ko M23 direct ari Warikare, ndetse ikazakomerezaho na hariya za Kisangani. Gusa nanone reka ayo makuru duse n'abayavuyeho yasobanutse neza 5/5. Wamenya ko mu Burundi habaye inama y'akataraboneka y'akasamutwe. Ahubwo iyo nama niyo narishatse kukubwira aho bwana Fisi. Inama ngo yafatwemo imyanzuro kokoma yo guhashya M23 n'ikitwa igihugu cy'u Rwanda. Kagira inkuru rero. Kagira inkuru. Tayari imyanzuro yafashwe ngo y'ubutasi bugiye gukorwa muri M23 ndetse n'izindi ntasi zikoherezwa mu Rwanda zikaneka u Rwanda. Ariko mu buhe buryo rero mu myanzuro? Mu buhe buryo mu myanzuro imeze ite? Imyanzuro yafashwe, urumva igihugu cy'u Burundi urana nicyo gisigaye kugira ngo kiberemo intambara. Kandi ni hafi ni iminsi mike cyane kigatangira kuberamo imirwano, kuko n'ubu tuvugana Red Tabara yamaze kuba nayo ngigira gute isora itangazo. Gusa iryo tangazo wenda turaza kurigaruka mu makuru yacu ataha. Amakuru mfite rero bwana Fisi, iyi nama yabereye i Bujumbura yateranyije ibikomerezwa, hanzwe yuko bagiye guforoma intasi z'abakobwa gusa, urumva, n'abasore bakiri batoya. Abangaba ngo bakazoherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri M23, urumva. Hanyuma ngo bakagenda bagakoramo ubutasi, barangiza bakaba ari nabo bivugana bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. So ibyo byongera ngo ni ibisanzwe, turanabizi. Ibyo biraba, ahubwo operasiyo nyamukuru ndimbura batanze mugambi ki niwo ngiye kubabwira ukuntu uyu nguyu ngo ni Prime niyo ngabo, ndetse n'uwo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu nguyu uyoboye zino ngabo zose zikora operasiyo by'umwihariko muri Sud Kivu y'Amajyaruguru, urumva. Abangaba ngo nyuma y'iyo nama bagiye bapanga umugambi mubisha kuri M23. Ninkubwira ngo ni umugambi mubisha unyumve neza, kuko ngira ngo urabizi neza cyane ko Masunzu yabigerageje kenshi kandi inshuro nyinshi byaramuhiriye. Sibyo? Ndabyumva. Yabigerageje kenshi yinjira muri M23 anyuriye mu bagore n'abakobwa, birakunda. Uribuka ko hari na guverineri w'imari nimba vice guverineri w'imari wungirije hari yahitanywe n'umukobwa yapfuye. Hanyuma agira cyo nanone anyurira muri guverineri wa Sud Kivu, uyu nguyu bakuye ejo undi bakavuga ngo bamuhindura inshingano. Ngo
bamugize iki n'iki ibindi ntashatse gusobanura. Uriya makuru yiwe ndayafite neza cyane 5/5 nuko mba nanga kumena injanga ariko ndabizi neza cyane. Uyu nguyu nawe yahuye n'ibyago bikomeye cyane, uyu nguyu Pacifique Masunzu. Nubwo bari gupanga iyo migambi misha n'uyu nguyu Prime niyo ngabo bakaba bagambiriye ko ngiye mu 23 bagiye kwireka, urumva ngo bagasa nkaho bavuye mu rugamba ngo hanyuma nayikirara bikamanuka, urumva isa nijya muri Uvira ngo bakayigabaho ibitero bitunguranye mu gihe bazaba biraye ngo bazi yuko nta mirwano ikibaye ngo bamaze gukuramo aduyi ngo hanyuma ngakazamura za Sukoyi, urabizi ko zimwe ziri Burundi izindi zisangana ngo hanyuma bakapanga operasiyo simusiga yo kurasa M23 ngo bakayirimburana n'imizi ngabe n'umusivile ngahagwe ngo bazazana abandi bo kuhatura ngo babakongomani nyirizina ngo ko bari n'abanyarwanda. Sasa birasa nkaho bagiye gushyira cya gitekerezo cya nyina wa Kisekedi, SN Kisekedi, urumva bakaba bagiye gushyiramo nyine wa Kisekedi wari kunari yagira inama Kisekedi aramubwira ngo nabombaride ngo ibisasu ngo bya mezire mu burasirazuba bwose ngo yica abaturage barimo ngo hanyuma ngo ngazajyane yabiwe yavanyira za copo nandi bagiye atandukanye. Ariko icyo nyamukuru nashaka kukubwira nuko M23 iyo operasiyo yemenye ahubwo yoyuze ikintu yakoze yagifungiraho bita Ruvungi, urumva ifungira ahandi hantu hitwa urabona utaragera aho bita Kiriba hano ni Runingo, urumva Runingo ndetse na za Sange, urabizi ko bari gukora operasiyo z'amasuku. Amakuru ufite nuko wa muhanda wavaga kazi bawerekeza muri za Rugezi nawo wakatinzwe kare, nta musirikare w'umurundi uri bumanuke ngasubiye muri Uvira, nta n'uri buve muri Uvira ngasubiye za Rugezi. So ngira ngo ubwo rero urabyumva neza cyane ko M23 amaze kugira gute kuvumbura imigambi. Noneho ngo hari ubundi buryo bundi bashobora gukoresha ugenge M23 yaba yakatinze ibyo byose kuko bahise babibona bari bafite ikarita barayicapa babone M23 ahantu iri nayo ntago ari ibigoryi n'abanyabwenge, babona bagiye baca ahantu ku buryo kibagiye bafunga inzira zose zishoboka zanyura raforo cyangwa se ubufasha. Hanyuma bongeye bagambirira undi mugambi ati dukoresheje Sukoyi M23 yahita tumiza igikoresho cyo kuyimanura agara ubundi buryo ati noneho reka tujyari dushakisha uburyo ki ariya mu banyamurenge ni bene wacu ushakisha tugivugisha babagore batuye ari mu murenge urababona ndababona kubera ko bafite abana muri Irwaneho kandi babizi umubyeyi ari gukofura mu mwana mwumva vuba, urumva hazabeho nk'ikintu cy'ubugambanyi bagambanire M23 nibarangiza bagabweho ibitero babandi bitarutse n'udukipe babakubita amadolari, urabizi ko Kinshasa ikibuze sa amafaranga ngo hanyuma nge M23 igambanirwe mu bwo buryo ngo base n'ababacamo kabiri. Gusa rero nge nabireba uko nguko biba biri gupangwa nakurikizaho ku intare za Sarambwe ziba zaforomye abasirikare babo, nareba ukuntu twirwanaho nayo yamaze kwinjira muri AFCM 23 batakitegeka babaforomye nkavuga ati ibingibi bari kuvomera mu kiba cyangwa se bari kuvomera muri supanete. Hanyuma ubwo bwarafite nanone andi makuru akomeye. Hari agace sinzi niba ndi bukibuke neza cyangwa se wenda ukazi wo waza kumfasha. Yego. Uduce tugeze muri dutatu harakubita Mikeke. Urumva abana ya Mikeke ya Nevu. Na agace kitwa Mikeke gaherera aho bita hafi naho bita za Gahwera n'ahandi bita za Rugezi nano za Ndondo ya Bijombo ndetse n'aha bita za Ruranga. Urumva? Yego. Angaha hatuye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se bw'abanyamurenge. Yego. Bivuguko ahangaha rero ngabita Mikeke haramukiye ibitero bya Emile ya Kutumba, urumva yazindutse agaba kuri bano barwanyi batwirwaneho, ariko bikaba byamubereye ibibazo bikomeye cyane kuko ngo rumuciye ku gutwi neza ngo rwari ruguhitanye. Nanjye nashoboye kumenya aya makuru ahubwo ngiye narinzi ko yanapfuye. Oya ntabwo yapfuye wase yajya ishara apfa papa n'ubirigara komeye cyane nawe n'umusirikare nubwo ari autoproclameriko n'umusirikare. Mwihorere akomeze agere ku rugamba arimo ararusoma. Ahubwo nanone dore ahubwo ibintu byabereye bibi cyane aho bita Rugezi ndetse n'aho bitazaruramba. Irwanaho yafatiye abazarenda 8 n'abasirikare 3 b'abarundi.
aba banyagwa buri gihe bahora babafata ntabwo bashira. ariko rero bwana fisi ngiye ko kubeshya ibintu byamaze kuba bihindura isura. none se aya makuru yo wayabonye? Gusa wenda muri Kavumu M23 riri gukusanya abitabye Imana mu gitero giherutse kubaho cy'abazarendo n'imihanda iri gukorwa. bibonye ibintu byabereye. reka tuze tuhite tuyagarukaho, tubanze turebe hano muri Goma. Twari tuzi yuko ibintu ari umutekano usigaye ukaze warakajijwe. tureta dusimbukira kuri iyo nkuru bari gukusanya yabo bitabye Imana babaza rendo M23 nibyo yari irimo ikora. tureta tuyigarukaho neza twihuse turi uko byagenze. aha muri Goma urabizi ko umutekano wari warakajijwe cyane, ariko hari umusore wari umuvunjayi bitaga ngo ni wamwita Ruka cyangwa se wamwita Raki, byose niko bisomwa. ni wenda ni Raki nkurikije uko izina rye risomwa. uyu musore yitabye Imana. bamurashe. uyu nguyu wari umuvunjayi warasiwe hano kuri Goma. ariko uyu musore rero hari amakuru mfite avuga ko yishwe n'abazarendo ndetse na za FDLR. njye amakuru ni nashoboye kumenya amakuru abagenda atandukana ntiwamenya. njye ngo ni amabandi n'ubundi yahangaha bisanzwe nyine basanzwe pana za wazarendo cyangwa za FDLR. ngo nibo bamwatatse. gukora akazi gakomeye cyane. ariko rero nubwo bimeze bityo M23 ngo yavumbuye umuti simusigaho kubahereza bakitaba Imana batarabangamira abaturage, bataratangira kwiba cyangwa kubangamira umuturage. ni uwohe rero? ngo za drone zose bambuye ababirigi muri za Waritare zamaze kuba zishyirwamo irindi koranabuhanga ryiyongereye rirenze hejuru y'iry'ababirigi. hanyuma habonetse drone ngo zigeze kuri 3 zishobora kujya zirara zizenguruka umujyi wa Goma ndetse zikanirwa ziwuzenguruka. ngo byibura drone imwe ifite kureba amakaritsiye 6 icyarimwe mu notum. yaba ari sawa cyane, yaba ari sawa kuko dore n'uyu mugabo yishwe nimugoroba. wari wabona za drone iri hano za Nyabugogo? njya nzibona. zimwe za drone ziba hari za Nyabugogo zigenzura abamotari n'abashoferi bakoze amakosa. neza uko igireba hari za Gisozi ikareba za hehe ikabirebera icyarimwe ikabandikira. nabo rero niko bimeze. nuvuga ngo umujura agaragara ahohotera umuturage ihita itanga sinyari, aho ngaho haba hari abasirikare hafi aho bahita bajya gukemura ikibazo. nuvuga ngo rero ntago bizongera kubaho. iki ngiki nicyo M23 yarahiriye ngo ntago bizongera. reka rero twite dukomeza rero kuri ayo makuru y'aho ngaho. hano M23 yari irimo ikora ayo masuku itoragura iyo mirambo. ahangaha habereye icyo twakita masakre. habaye ikintu kijya gusa n'imirwano cyangwa se imyivumbagatanyo. byagenze bite rero? hari ibikorwa byari biri gukorwa n'abatari ibikorwa by'amasuku, ariko ibingibi bikaba bibaye ibibazo bikomeye cyane. none ahangaha mu kanya gashije hashavumbuka icyo bita imirwano ikomeye cyane y'abasivile bari bahise bashaka guhangana n'abasirikare b'M23. ni mu kahe gace rero byabereye? byabereye hano hafi neza no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kavumu rwose imirwano yo hariya isigaye yarafashe indi ntera. harerega wibuke ko banemeye amafaranga kayabo ku bantu bazahafata bakakuramo M23. ko bigoye ko ariko kwikura Goma? ni hatari ntabwo byoroshye. dusobanurire kuri iyo mirwano yatangijwe n'iki, yasojwe gute, iracyarimo, bimeze bite? imirwano isa n'ihagaze, bayihagaritse. abo ngubu kugeza amasaha nta mirwano iri kuhabera, ariko mu kanya gato gatambutse hari imirwano ivuza ubuhuha. yatangiye gute rero? byatangiye M23 gukusanya nyine bamuke imibiri y'abapfuye hariya muri Kavumu. birangira rero zabazarendo urabizi ntizijya ziburira zitanyuzwe n'ibyo zibona.
zigerageza kubagabaho ibitero. Hanyuma M23 nk'abanyamwuga urabizi, birangira bageze gute, birangira bahagaritse nabo ibyo bitero byari biri kubagabwaho, bigabwa no ku baturage, kuko nk'ubu ngubu si wabara abasivile bamaze kuhapfira. Rumva ko ntabwo byoroshye. Gusa ngo muri Warikare ikijyanye n'Ababiligi cyabaye ikibazo gikomeye cyane, ngo bakomeje gutanga ibikoresho ku basivile byinshi cyane. Mana we, ibi bisobanuye ko M23 niramuka yinjiye hano muri Warikare n'abasivile ubwabo bazayirasaho. Basivile ubwo nibo bazibitse. Ntabwo uzi byabaye muri Goma. M23 iri gufata Goma, ntabwo bibuka ibintu byabaye. Ndumva nibukamo bike bike. Abaturage bose bahabwa intwaro. Urumva? Umuturage nta numwe wigeze urasa. Ahubwo barazibitse, bajya babona abasirikare ba M23 bakazibahereza. Ariko ngo hari n'abazisigaranye, kuko kugezana n'uwe mu 23 urabizi neza ko yakoze amasuku bakagenda bazibakuramo. Iracyazisaka, ariko cyo ukimenye yuko mama 23 iri kugira gute, iri kugira ikemura mu ubwo buryo. Iyo iri kurwana isatira abantu batanze intwaro, abaturage ntibarwana. Neza ubu wabona umusirikare aguye, ubundi bwo ngubwo abaturage baba bazakiriye bashaka iki su kugira ngo barase mu 23 nyine uwo yakiriye aba yemeye ko azarasa. Cyangwa se wenda uyakire akaba azayikoresha mu bikorwa byo kujya gusahura. Cyane rwose abantu ubundi bazifata n'abasamba. N'abasamba. Gusa Mr Pacifique, reka nkubwire ko ahangaha muri Minembwe hari drone. Uribuka mu bihe byashize drone yakundaga kuza yarigize akaraha kajya he? Iriya drone ntago ikiza. Ntago ikiza iza kuzenguruka uko yiboneye. Bwa nyuma izi drone zijya kuza bwa nyuma na nyuma zaje ari ebyiri. M23 irazihorera. Natwe Irwaneho. Bwa kabiri zirongera ziragaruka mu munsi umwe, ariko zirongera ziragaruka, zigarutse zigira ngo ni ibisanzwe. M23 ihita ikubita iyari yiherekeje. Ya yindi yahoraga iziza kugezana n'ubu guhera icyo gihe ngo iyi drone ntirongera kugaruka. Amakuru rero hari ngo nuko noneho ngo aboherezaga izi drone, urumva, aboherezaga ngo izi drone batangiye kwiga tekinike ngo yo kohereza drone muntu. Ibi rero ngo aya makuru kugira ngo natwe tuyamenye nuko Twirwaneho yafashe umwe mu bari baje kureba amakuru nyine ya za Twirwaneho uko baba bahagaze mu voma zabo, eske basohoka bajya hehe, batemberera hehe, ibintu nk'ibyo. Uyu rero bakimara kumufata niwe watanze ayo makuru yuko ngo izi drone nyine babaye bazihagaritse ko bazishyizeho, nyine babonye ko bari kuzirasa, biga umutwe yuko bagiye kuzajya bakoresha za drone muntu zikaza zigahagarara zikareba. Yego. Biga iramitwe n'ubundi bavuye kwigira Burundi wo gukoresha intasi. Ikindi nanone wamenye yuko ingabo za South Africa, ingabo za South Africa hari amakuru abo zifite ko hari ingabo uyu munsi wa none mu rukerera zageze iwabo hariya muri South Africa, ariko umwe mu bakuru bazo akaba hari icyo yatangaje. Ayo makuru yo ntabwo nayamenye. Nangize ngo aricyo waba wayamenye ngo ugire uyandushe, ariko mu by'ukuri ayo tumwe mu twonzi. Ariko tumaze iminsi nuko nari nsanzwe nzi ko abasirikare b'abanya South Africa bagiye kongera kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa ngewe ayo namenye nuko hari bageze hariya muri South Africa, hariya mu mujyi hariya bawita ngukira uriya mujyi mukuru bawita Cape Town.
noneho umuvandimwe hano niwe uwunyibukije, arakoze cyane. Noneho rero umukuru wabo wari ubakuriye abagezeyo akimara kugeraho muri interview yatangaje yuko ngo igihe cyose Tshisekedi yabakenerera ngo biteguye kugaruka bubi na bwiza abasigaye hariya, cyane ko abagiye bajya hano muri za Uvira bagiye mu ibanga rikomeye ku buryo butazwi, ariko bo kubera ko batagiyeyo babishyize ku mugaragaro, bisa naho bari kwerekana yuko nta ngabo zindi zaba zaranyuze ku ruhande zigasubira muri Kongo. Mr Pacifique rero reka ngushimire, urakoze cyane kubw'umwanya wawe uduhaye, reka nkwifurize kugira ibihe byiza. Urakoze cyane, ariko mbere yuko dusoza yambanze mbwire bano bakunzi bacu akaoperation ari maze kuba mbona hano kabire hano bita muri Rubero. Buretse gatoya ndabona hari ukuntu bigenze ku masaha n'iminota, twongereho iminota mikeya. Yes, ubu noneho rero watubwira kuri ako kaoperation kakugezeho. Ngo akaoperation kangezeho none amaginga yangaya nukuvuga ngo M23 yari hariya ahantu bita Kipese. Kipese abika gace kitwa Kageri ndetse n'akarakandi bihanye imbi bikitwa Kasubo. M23 ifitemo kamwe na FARDC na Wazalendo bafitemo kandi. Nono ibitero bibayeho ni FARDC igize ikiravuga ati kuki tutakigerera kuko bari muri Kageri, kuki tutakigarura Kasubo byanakunda tukajya muri Kipese. Bagabi ibitero bitunguranye kuri M23 amakuru mfite, ariko ntiri gukorera ubugenzuzi ngo nuko harimo abasirikare ba M23 bageze kuri babiri bakomerekeye. Gusa ibyo ndacyari kubikurikirana, ahubwo nanone andi makuru nanone akomeye cyane bwana Fisi biri kuvuga ko M23 yaba yarayantu bitamusikene n'ingikora operation ndimbura kuri bara abakomando hibo ba FARDC babarizwa muri kiriya gice. Sasa ibi bintu iyo tubirebye neza tubona ari kwa gufatwa k'umujyi wa Butembo baba kwegerejwe, cyangwa se ya migi ibiri izafatirwa rimwe M23 yagize gute yavuze. Kuko urumva niba basa ziri gukorwa muri Warikare, urumva izindi basa zikaba ziri gukorwa hano muri Rubero, tena birashya bishyira gufata cyangwa se gufatwa k'umujyi wa Butembo, byanakunda bagafata n'uriya mujyi wa Beni, kandi umujyi wa Beni uzahita bafasha kwihuta bajya gufata bajya no muri Ituri, muri ya ntara Ituri ikaba intara ya kangahe ya gatatu bazaba binjiye nyuma yuko bamaze gufata Sud Kivu bagafata na Kivu y'amajyaruguru, hose harimo n'abaguverineri kugira ngo byumve. Hanyuma ahubwo amakuru none ndi kugenda nakira asa nkaho ameze ukuntu ko FARDC ibikoresho byose byari ahantu bita musikenene byose uko byakabaye bwana Fisi barabihungishije. Byose bibyibereye muri Beni niho ubu ngubu tuvugana biri. Okay, yes, reka rero turaza gukomeza dukurikirana, dore nicyo dushinzwe tubigeza ku bakunzi bacu Mr Pacifique. Reka rero ngushimire nkwifurize kugira ibihe byiza, urakoze cyane. Murakoze cyane bwana Fisi, Imana ikomeze bashyigikire. Yes, bakunzi ba Difference TV rero nicyo gene nako kanya wakora kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana neza 5 kuri 5. Ciao ciao, Imana ibarinde.